Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye ni nkuko bisanzwe turi mu kiganiro kuri TikTok, turi live kuri TikTok ndetse ni n'ikiganiro gica kuri YouTube nkuko bisanzwe official. Yego. Tukaba tubakiriye, mwatangira mwibwira abateze amatwi ndetse n'abadukurikiye kuri izo mbuga zombi hanyuma kugira ngo twinjirane mu kiganiro nyiriza. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kwa Samin Murangwa. Nkaba ari gishinzwe gahunda z'umutambaje mutagatifu muri umunota umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda. Sheikh agira ngo tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ego, hagati aho ndi kumwe na Hussein ukuri, nawe turi kumwe mu kiganiro, ntabwo ndi jyenyine. Ubwo nyuma yuko ndibuze kukubaza nawe ashobora kuza kugira ibyo ari buze kuba yakubaza. Sheikh ngira ngo mu kiganiro cyacu ni ikiganiro cyitwa biravugwa, gicaho buri cyumweru saa 8 zuzuye kugeza saa 9 n'igice. Naho tuza tuganira ku biba byararanze muri iki cyumweru, ariko by'umwihariko wowe tuguhamagariye ku bijyanye n'ibyavuzwe muri iki cyumweru bijyanye n'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC. Hari ibyo bamwe mu Bayisilamu batumva neza ndetse hari n'ibyo batavuga rumwe. Bamwe bavuga bati ese hija y'umwaka aho nishobora kuba itagiye kuzaba, ese bari abantu batanze amafaranga byo bizagenda bite, ngo bitewe nuko ngo hari intambara ziri mu bihugu byo hanze mu Barabu bafite impungenge z'uko ngo hija ishobora kutazaba. Ese icyo ni iki watumaraho impungenge nk'umuyobozi by'umwihariko uyobora icyo gikorwa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala rasulillah karim. Cyambaye twaje kwiga Imana ishobora byose. Dusubira mu rurimi rw'umukunzi wacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuryango w'abasahaba be abakurikira inzira tuzaniye n'abadakurikiza ubuzima. Nagira ngo mare bafite izo mpungenge z'uko hija idahari kuko ikigo cy'indege kiragenda kirakora. Indege ziragenda kandi kugira ngo izafunge inzira ziva Kigali zaje zijya Qatar na Dubai, ariko by'ubwo umuryango wose mu Rwanda umaze imyaka igenewe kuri saa 7 cyo twaragikemuye. Indege tuvana Kigali direct kugera Jeddah, ikatuvana Madina ikatugeza Kigali amasaha 3. N'ubu ngubu hari indege ziri kujya Jeddah, ni ibisanzwe rwose. Gahunda n'imyiteguro ikomeje, tugiye gutanga biro mu cyumweru gitaha. Imana dufasha kuwa 4 cyangwa kuwa 5 bizo ziba zisura. Umurere n'igitego tugeze kure, indege ikibuga cyaje cyarabo gifunzwe, indege ziragenda, indege ya Egypt indege zose zishobora kujya Jeddah direct. Mungu Ethiopia ya Jeddah, Egypt ya Jeddah, indi bita Flynas yani Uganda Kampala ya Jeddah, indege zose kugeza ziragenda. Sheikh ngira ngo twebwe nta kibazo dufite, tugeze kure. Kandi icyo kibazo cyo guca za Dubai ni umuryango wacu twifashijwemo n'ubuyobozi bwacu bwiza bw'igihugu barabidukemuriye. Imana ikomeze barinde kandi babungabunge nta kibazo dufite. Sheikh ngira ngo tutarajya ku mwihariko w'ihija y'uyu mwaka wa 2026, nangira ngo utubwire ese kwiyandikisha byararangiye biracyakomeza bimeze bite? Kwiyandikisha byasojwe cyo kuwa 5. Kuwa 5 ariko dushyira ngire kuri sitasiyo babonetse umuntu ufite gahunda afite na pasiporo utwagufasha. Abonetse umuntu ufite pasiporo ashobora kwishyura ku kanya nawe yahabwa viza nk'abandi. Urakoze cyane. Nta kibazo dufite, ndagira ngo mare abantu impungenge bafite ibyahiza hirya abazi ko indege zitajya mu zitari kujya zitari kugenda rwose zigerayo. Icyo kintu rwose bakibaza yuko ubushobozi bw'Imana Imana izadufasha kandi tuzubuzima amahoro inshallah. Sheikh ngira ngo hija ya 2025 twarayibonye uko yatangiye mu buryo nabwo butavugwaga neza, ariko
kandi twaje kubibona twebwe twabikurikiranye cyane twaje kubona ko ari hija yagenze neza ndetse n'abakoze uwo mutambagiro mutagatifu yaba abo mwajyanye aho bari hariya mu gihugu cya Saudiya twageragezaga no kumenya amakuru yabo banagenda batuganiriza banatubwira ko bimeze neza cyane. Hanyuma turangira ngo utwereke muri uyu mwaka noneho nuwuhe mwihariko ko wa 2025 twarabubonye byagenze neza, hanyuma noneho 2026 ho nuwuhe mwihariko wundi uhari. kugira ngo mbwire abantu yuko intego y'umuryango w'Islam mu Rwanda RMC itari gusubira inyuma ubushobozi bw'Imana ukujya imbere. Ni ukuvuga ngo ibyabaye 25 insha Allah ta'ala 26 harimo akarusho, hari kwigira imbere gato mu macumbi n'izindi serivisi, hari ibyo bagiye basaba kongera iminsi bavuye Mina bakaruhuka gato. Ibyo byose hari icyo umuryango w'Islam mu Rwanda wabikozeho bitewe n'ubusabe basabye abahanzi bakoze umutabire mutagatifu wabushe. Rero ndumva n'abamara impungenge y'uko gahunda ziri kugenda neza, ariko ubushobozi bw'Imana insha Allah bizagenda neza. Urakoze cyane. Turi kumwe na Hussein ukuri nawe hari ikibazo kimaze iminsi ku mbuga nkoranyambaga yifuzaga kukubaza ku bintu bijyanye no muri tahajjud. Hussein ukuri ngira ngo uratwumva? yewe ihuza yanjye ntabwo iri kugenda neza, ndagira ngo mukomeze nibiza kugenda neza ndagaruka icyaha. Reka mbigenze gutya Sheikh, ngira ngo hari ikibazo kimaze iminsi kiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ku bigendanye no gusaruza muri tahajjud. Bamwe muri biravugwa yacu bamwe bazi ngo ntago byemewe, abandi bakavuga bati se ibi ngibi noneho karibwo bibaye bimeze bite, byaba ari ibintu bishasha mu idini. Ese Sheikh nk'umuntu w'umusheikh ndetse ufite n'ubwo bumenyi, niki wamaraho impungenge, niki wadusobanura? Icyambere ukwezi nk'ukwezi kw'imigisha, ukwezi kw'impuhwe z'Imana, ukwezi ko kwegera abatishoboye, ukwezi ko kurushaho gukora ibikorwa byiza. Icyambere niba umuntu akubwiye ngo ugira icyo utaga mu nzira y'Imana, aragushakira ibyiza ntabwo agushakira inabi. kandi iyo utanga uba wibikira mu kigega cya Imana izakwishyura. Ubwo rero sinumva ikibazo kirimo kubwira abantu ngo mutange mu nzira y'Imana kuko bashakira ibyiza, kandi si ubwa mbere bibaye, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu. Urumva sinzi ikibazo cyane kiri, ahubwo keretse mu gihe cyo gusenga cyangwa se gusari qiyamu layl tahajjud ubabwira ngo batange ibasari. Ariko ubundi muri iki kwezi muvandimwe, umuntu ugushakira ibyiza kugira ngo tanga mu nzira y'Imana, kuko abagushakira ibyiza ufashe abakene, ufashe abatishoboye, ukore n'ukugira neza. Utarakoze mu bukunzi uzabikora cyane. Yewe numva nta cyakirimo, ahubwo keretse niba bakubwiye bati tanga gusa n'usaye. Nanone wenda hari udukosa umuntu ashaka gukora umwanya ukaba munini cyane ukangurira abantu mu gutanga. Umwanya wo gutanga ugomba kuba mutoya kuruta uwo gusenga, ugomba muto cyane. Uwo gusenga ukaba ari munini cyane. Aho ngaho ni akantu wenda gato, ariko ubundi muvandimwe mu nama kugira ngo tugire umuntu arashoje mufashe. Dore hano hari igikorwa cyiza cyo kubaka ingoro y'Imana, hari igikorwa cyo gukora cyo gutanga sadaka, wabaye nabo gushakira ibintu, gushakira ibyiza. Ahubwo ikibazo keretse byaterwa n'uko bikoze, wenda akabikora nawe agafata umwanya wari ukwiye ukoramo amasengesho, akaba ari we abihinduranyamo gutya. Ariko muri kukoze n'ukwezi kw'imigisha, niba mu minsi 10 ya nyuma abantu bakambuka mu bikorwa byiza, bakabwira gutanga sadaka, turi kubaka umusigiti w'ahantu runaka, bakubwira ngo mwubake uwo musigiti, barumva nta kosa kiba rwose, nta cyaha kirimo muvanye. Reka wowe niba ubona ari icyaha kirimo, ni ubuhe buryo bukorwamo wenda kugira ngo tubwire ngo ntabwo basari baje gusara tahajjud, ariko umuntu ukubwiye ukora neza koko. Allah tugatira la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Kuna muntu ukora byiza mu bantu kurusha
umuntu ukangurira abantu inda amana bisadaka ubwiriza abantu gutanga akagomba gutanga inda bisadaka au ma'rufin cyangwa se akakangurira abantu ibikorwa byiza au islahi baina nas cyangwa se kunga abantu gushyira abantu hamwe kuri rero sinzi abantu hari abantu hano niyo wababwira ati dore umusigiti cyangwa dore igikorwa cyiza kivuzwe na kanaka kivuzwe n'ubuyobozi bwacyo niyo yaba ari inzira ijya mu ijuru hari abantu bavuga ati bana ubwo ari umuryango ubivuze cyangwa se ari abayobozi babivuze bahita bashaka impamvu yo gusenya kugira ngo bagaragaze yuko babirwanyije hari abantu bameze gutyo ariko abahise bamaze kumenya ukuri bagomba guhitamo ibyiza niba bakugangurira ibyiza cyangwa nutabishobora uvuga uti nta bushobozi mfite ariko bakubwira gukora ibyiza. Sheikh, reka tugushimire ku kiganiro cyiza mubashije kuba mwatugenera ndetse n'abadukurikiye kuri TikTok kugira ngo mwagiye mwumva uko yagiye abisobanura. Ni nako kandi ikiganiro nk'iki ngiki mwongera kugikurikira kuri YouTube nk'uko bisanzwe official. Hanyuma Sheikh, reka tugushimire, ari nako kandi nitwongera kubakenera twabasaba ko muzongera kuboneka. Jazakumullahu khair, barakallahu fik. Asante sana, rakoze cyane Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Arakoze cyane Sheikh, ni Sheikh Murangwa Jamil, n'umuyobozi muri RMC kubigendanye na hija, akaba ari we warurimo uratuganiriza atubwira ku bibazo twari tumazeho iminsi twibaza muri kiriya cyumweru. Bamwe mu bantu bavuga ngo hija y'uyu mwaka ntabwo izaba bitewe n'ibibazo birimo biragenda biba muri bihugu by'Abarabu, ariko atumaze impungenge atubwira ko hija izaba kandi vuba ahangaha rwose viza bari buze kuba bazibona abamaze kuba bakiyandikisha. Ikindi avuze ko imyanya kwiyandikisha byararangiye ariko hasigaye imyanya 3 uwaba ufite gahunda yagira gutya afite passport uwo bahita bamushyiramo.